tugiye kwiga icyigisho cyitwa urubanza. Urubanza, hazaba urubanza. Ndibwira yuko n'abantu b'i Burundi mu rwita urubanza. Ni urubanza, ni intahe, ni ugukubita intahe mu mutwe. Byombi murabyumva? Aha, hazabaho urubanza, umuntu azisobanura. Hazabaho urubanza, kandi uru rubanza uwo ruzatsinda ntazajurira, nta gasesamanza izabaho. Mbere y'urubanza hari ibigomba kubanza kwitonderwa. Ibyahishwe 14 umurongo wa 6. Ibyahishwe 14 umurongo wa 6 kumanuka komeza hepfo. Musome Bibiliya zanyu. Ibyahishwe 14 umurongo wa 10 wa umurongo wa 6. Nshuti yanjye, iyo nsomye ari amagambo ndushaho gutekereza cyane. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi, bo mu mahanga yose, bo mu moko yose, indimi zose n'imiryango yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Yohana ari mu kirwa cya Patmos, mu by'Imana yamweretse ko hazabaho n'igihe cy'urubanza. Ariko mbere y'urubanza hari ikizabaho. Mbere yuko umuntu wese acirwa urubanza, hazabanza kubwirwa impamvu zarwo. Umuntu wese azabanza kubwirwa icyo gukora. Uwo marayika uguruka aringanije ijuru, mbabwire yuko uyu marayika ntabwo ari uw'ibanga. Ni umubumbe, ni umugabane w'itorero ry'Abadivantisita b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Nibo banditsweho iri zina ngo marayika wundi. Mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, kandi afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bose, bo mu mahanga yose, bo mu miryango yose, bo mu ndimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi ryumvikana. Muri Bibiliya y'Inyarwanda havuga ngo avuga ijwi rirenga. Hazabaho ijwi ryumvikana, ngo iryo jwi ryavuga ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Bwa mbere ni umugabane umukuru w'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Noneho muri iryo torero Imana irongera iteramo marayika wayo. Ni wowe, ni njyewe, nuriya. Twese uko tungana twanditsweho ngo turi marayika wundi uguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Kuguruka uringanije ijuru bisobanura ngo kudahengamira mu ruhande urwo ari rwo rwose, kuba mu kuri gusa, kuringanira n'ijuru, kuko ijuru ni irinyakuri. Ubwo ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Mbona marayika wundi aguruka aringanije iki? Yari aringanije ijuru, bisobanura ngo nta gihugu yari abogamiyeho na kimwe. Ntabwo ubushobozi bwe bwari bushingiye kuri politiki iyo ari yo yose hano ku isi. Kuringaniza ijuru rirakiranuka rirera, birasobanura ngo uwo marayika arera, kandi afite ubutumwa bwera, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, kuko ntabogamye. Ubogamye wo ku isi abogamira ku hantu hanaka, abogamira ku bantu. Uyu marayika we ntabogama. N'utwaye ubu butumwa ntashobora kubogama, ahagarara muri uko kuri yatumwe na nyir'ijuru. Kuringaniza ijuru ni uguhuza n'ibyo ijuru rishaka, niko bisobanura. Ntabwo bivuga ngo ni ugutumbagira gusa, ahubwo kukuringaniza ijuru. Aringanije ijuru birasobanuye ngo yari ari kuvuga ubutumwa bw'ijuru ryemera.
yarahamanije nijoro. Ntabwo abana b'abantu bigeze bamucogoza, ntabwo yigeze agira amarangamutima, kandi nicyo cyatumye avuga ijwi rirenga, ijwi ryumvikana kuri buri muntu wese, ijwi rivuga ngo nimwubahe Imana. Kubaha Imana bigendanye no kugendera mu mategeko yayo uko ari 10. Kubaha Imana bigendanye no kubahiriza amategeko y'Imana yose uko ari 10. Cya kabiri, kandi muyihimbaze. Ubundi kuyihimbaza birasobanura nshuti badivantiste mwebwe bya bindi byejo nejo bundi, birasobanura ngo kandi muyihimbaze. Birasobanura ngo mu byanditswe baratubwira ngo kandi mutume imibiri yanyu ihimbaze iki? Paulo yaranditse ngo mu gice cya 12 cy'Abaroma, ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanjye kujyaje gute? Gukwiri. Kandi ntimwishushanye n'abaryari n'abiki gihe nshuti, ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose kandi mugize imitima misha. Ngibyo ibintu bikomeye. Turasabwa kugira umutima musha, turasabwa guhimbaza Imana, kandi mutume imibiri yanyu ihimbaza iki? Imibiri yacu igomba guhimbaza Imana. Nubwo waba ushaje ukaba ufite amagara mazima, utari gutakaza guteze ibyo wariye, utari guheta akagongo kuko uwicara gusa ubutahava. Abadivantiste umunsi wa karindwi dusaba kurya neza, ubwo butumwa tukabubwiriza abari mu isi bose uko bazarya, tukanywa neza, tukigisha uko isi igomba kunywa, tugakora siporo, tukereka abisi ko nabo bagomba kugorora ingingo, imibiri yabo igahimbaza iki? Mwubaha Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigeje gite. Ikintu cyose cyanditswe muri Bibiliya kizaducira urubanza. Ntabwo Imana izagendera ku turere, ntabwo izagendera ku bwoko, ahubwo uyu marayika azabanza gukemura icyo kibazo. Iki kibazo cyo kubwira ubutumwa bari mu isi bose, b'amoko yose n'indimi zose, ni ukugira ngo hatazagira uwiregura avuga ati njyewe ururimi rwaje ntabwo rwigeze rwitabwaho, ubwoko bwanje ntabwo bwigeze bubwirwa ubutumwa. Amoko yose n'imiryango yose n'indimi zose humvikana amajwi ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza cyasohoye. Mbere y'uko urubanza rubaho buri wese azabwirwa ubutumwa bwiza, nta n'umwe uzasigara. Ngewe ntabwo mbwiriza kugira ngo abantu bahinduke, ntabwo ari cyo Yesu yavuze. Uzagira amahirwe agahinduka ni uburenganzira bwe. Twebwe tubwiriza ubutumwa nk'uko turi intumwa z'Imana. Matayo 24:14, Yesu ubwe aravuga ati kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya, ngo bube ubuhamya, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Ndibwira ko niba ntihenze isomo ryanje niko rivuga ryo muri Matayo 24, ndebe yuko nahamije ku ntego ari umurongo wa 14 koko. Matayo 24 umurongo wa 14, ni ukuri rwose. Iri jambo ngo kandi ubu butumwa bwiza, ntabwo iri somo rivuga ngo ubutumwa bwiza, oya, ubu ngubu, kandi ubu ndi kuvuga ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, kubabwira ko ubutumwa bwiza ubundi bugizwe n'ibintu bitatu. Ubu butumwa bwiza bugizwe n'ingingo 3 zikomeye. Yesu wavukiye abisi, Karuvari yabacunguye, kandi Yesu ugiye kuza. Yesu wabavukiye, Yesu wabapfiriye, kandi Yesu ugiye kuza. Yesu watuvukiye adukuye muri kamere y'icyaha,
aradupfiriye ashesha ubugingo bwe ngo ubwacu burokoke. Iyo ni inkuru igomba kuvugwa, kandi agiye kuza gusoza umurimo we. Nicyo gituma yavuze ngo noneho kandi ikimenyetso cya nyuma kizaheruka ibindi byose. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga. Iyi mperuka ihereko igenze ite? Ize. Reka mbabwire nshuti, ntabwo ndi inzererezi. Ntabwo ndi inzererezi. Ntabwo naje gushaka business. Ntagire n'ubitekereza. Hari uwabwira ati yaje i Burundi hano Bujumbura. Oya. Reka mbabwire nshuti, uretse mwebwe hari indi migi minini cyane. Ntabwo wagereranya Bujumbura na Dar es Salaam. Ntaho washobora kugereranya. Abageze Dar es Salaam wagereranya se? Ntabwo wagereranya hangaha. Yewe na Kampala ntiwagereranya na Bujumbura. Ntabwo ushobora gufata Nairobi ngo gereranye na Bujumbura. Yewe na Kigali iri komba kuyisiga. Uwashaka business yazishakira aho ngaho. Ntabwo warusha Uburayi. Ntabwo warusha South Africa. Nta business yanzana hano. Aya mahera se? Na mahere? Zire nani? Izo muri Tanganyika. Zina yitwa nini? Insambaza. Indagara. Ni kipata ndagara. Bare mu mazi hara ni indagara se. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga. Imperuka ihereko ize. Tuva hano mu migi tukajya mu mashamba, ahantu udashobora kubona icyo bita amashanyarazi n'umuhanda. Tukagenda tukamara mu mibu ukwezi turi kusha ubu butumwa ngo bugere no mu mashamba. N'ahantu hari abantu batazwi bazimiye, aho bita muri zone perdue. Hari za zone perdue ziri ku isi. Ugera ugasanga abantu barazimiye, ntibazi yuko n'inkweto zibaho. Ntabwo bazi ko inkweto zibaho. Aho ngaho twasabwe kujyayo tukaja kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntukibwire ngo wamubwiriza avuye hano, avuye Bujumbura, anayenda Rwanda, agiye kwibera hari. Ubu ndanagiye nyuma y'ikiruhuko gito n'akazi nshinzwe, nzakomeza urugendo nje mu mashamba ya kure. Kuko iri ni itegeko, ntabwo Imana ihenda, ntabwo iri kugira ngo nyabuna mwambabarira, mwazangirira neza mukankorera umurimo. Ahubwo muri Matayo 28 yavuze ijambo ritangaje cyane. Yesu yaravuze ati, Matayo 28, iyo dusomye ku murongo wa 19, arahamagara ati, nuko rero. Hari ijambo ryiza yabwiye abigishwa be. Ntabwo baragakira inkovu z'urupfu rwe. Ntabwo bari bakwemera yuko nta bandi bo kumuhohotera bari buze. Ntabwo bari bahabwa imbaraga mvajuru. Yewe iyo usomye hariya muri Matayo 28 uhera ku murongo 16, urahasanga ko nawe bari bakimushidikanya, batari bemera neza. Nuko bamubonye, bamwe barashidikanya, abandi baramupfukamira, ariko bamwe batumva ntabwo twenda gupfukamira, ntabwo tuzi ibyari byo. Arabegera, arabongorera, ababwira ijambo rikomeye ati, nimuhumure, nahawe ubutware bwose. Iri jambo yarivuze avuye mu ijuru. Yaravuye kureba ahantu ha Satani ko hahavuye burundu. Ko igitambo cye cyatunganije ijuru ryahuye n'isi. Ngo arebe ku rwego yubatse ruhuza umuntu n'Imana rwarangiye neza. Byagaragaye ubwo yarahingutse mu marembo y'ijuru, ajyanye babandi bazutse mu rupfu rwe. Babandi yazukanye nabo, babandi nakubwiye ngo yakuyemo abakuru 24 bazamufasha guca imanza. Abo bakuru 24 yabakuye mu mahanga yose n'amoko yose n'imiryango yose. Abakire n'abakene, abami n'ibikomangoma, abahanuzi, abagiye mu ijuru badapfuye, ba Henoki na Baheriya, ba Aburahamu n'abandi.
yabakuyemo abakuru 24 na ba Dawidi ngo mu kumufasha guca imanza, si ukumufasha ngo ntabiyeho, ni ugutanga ubuhamya. Barazaro b'abakene, abo bakene bazatanga ubuhamya bw'umukene uri hano ku isi, wa wundi utunzwe no gusaba. Mbese uriya muntu aba afite umutima umeze ute? Yashobora kwizera cyangwa ntiyakwizera? Lazaro ati databuja, abatindinya kuja impeza bugingo zo ku isi burya nazo zibasha kwizera agatanga ubuhamya. Dawidi bese umuntu w'umwami, umuntu wubahwa, igihugu cyose kiririmba, ashobora gukora icyaha akihana. Dawidi ati nyagasani birashoboka rwose, umuperezida yakwihana, amperere yakwihana, yakwemera katura ibyaha biri mu mutima we, yapfukama agasenga, yakwambara ibigunira, byashoboka. Abakungu bahanitse cyane bageragejwe, Yobu sobanura, abakungu babuze ubutunzi bwabo, imodoka zahiye, ama etaje yaridutse, n'abana babo baguyemo. Uwo muntu yakwizera? Yobu ati databuja byashoboka kwisi, uwakwihangana yabikora. Abo bakuru 24 nubwo buhamya batanga ngo birashoboka. Hanyuma urubanza rwatsinze, wabaye umunyantege nke, udahwanije ubuhamya n'abakuru 24. Yesu ni uheruka bose, akababwira ati noneho ubwo mutanze ubuhamya ko bishoboka, none uriya we bikaba byamunaniye kandi akaba akiri ku gikumba, akiri umunyamasengesho, reka imibavu amasengesho yanje ari yamweza mutunganye. Ubwo atabishobora, ubwo koko atarashe ku ntego nk'iyanyu, reka muhagararire noneho, kuko mwe ntimwashobora kumuhagararira. Mutanga ubuhamya bumucira urubanza, ariko njewe ubuhamya mutangira nibyo namukoreye Karuvari. Reka rero akomeze tumuhendahende, nimwohereze undi mubwiriza aje Bujumbura, aje kubabwira dore ndabababariye abantu bo kwijabera, dore koko n'abanyantege nke mutanze ubuhamya yuko byashoboka, none byabananiye, kandi nta wundi wo kuhagararira hano keretse jewe. Reka mbavuganire, twohereze umubwiriza aje kuvuga andi magambo, ariko nava yose ntibizere. Marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi b'amoko se, imiryango yose, indimi zose, avuga ijwi ryumvikana, mwubahe Imana kandi muhimbaze, igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Matayo 24:14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, imperuka iherekwize. Ubuhamya buhamiriza amahanga ntaco kwireguza kizaba cyasigaye. Matayo 28 kurongo 19, Yesu abwira abaremwe bose bamwemeye, abwira abadivantiste, abwira n'abamaze kubatizwa ejo wundi n'abagiye kubatizwa ejo, ngo nimuhaguruke mugende, muhaguruke mugende, muhindura abantu bo mu mahanga yose, muhindura abantu bo mu mahanga yose, mubahindura bigishwa. Danieli igice cya 7 umurongo wa 9. Danieli 7 umurongo wa 9. Danieli 7 umurongo wa 9 turahasanga urubanza. Muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 9 turahasanga urubanza. Inshuti nkunda, hari urubanza rukomeye cyane. Ni amasomo twasomye ejo, ariko ririya somo ryo ntitwarigezeho kuko byari biteganirijwe uyu mwanya. Danieli igice cya 7 duhereye ku murongo wa 9. Danieli arandika ati nuko nkomeza kwitegereza, nkomeza ibyo yeretswe bikurikiyeho, amaze kubona ibyazanyamaswa, amaze kubona n'urugamba rwazo uko zarenganije abera bisumba byose. Danieli aravuga ati cyakora nkomeza kwitegereza kugeza aho bashiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara. Wumve, Danieli yakomeje kwitegereza muri ba bami, muri za nyamaswa zageze simburana mu butegetsi twabonye ejo. Mo hagati ubusobanuro bw'inzozi butaraboneka, Danieli yerekwa
intebe z'ubwami, mbona intebe z'ubwami mbona zitewe zirashingwa. Ijambo rikomeye avuga, maze ntiyabona undi wo kuzicaraho, abona haje umukuru nyiribihe byose. Iyo sobanura iri somo birambabaza. Umukuru nyiribihe byose rirazina rye rivuga iki? Rirandi ryo zina nyakuri rya Yesu. Umukuru nyiribihe byose niwe Alpha na Omega, niwe nyuguti banza, niwe nyuguti heruka. Nta wamubanjirije, nta nuzamuheruka. Niwe nyiribihe byose. Na Satani mu kurwanya Imana azigira inama yo guhindura ibihe. Niki? Guhindura ibihe bisobanura guhindura icyo nyiribihe yakoze. Umuntu wese, nasomye amagambo mu bihamya avuga ngo umuntu wese uhindura ibihe, nubwo cyaba ari igihe yahanye na mugenzi we, inshuti yawe, ntabwo cyaba ari igihe wahanye na madamu wawe, nduzi ko ari we woroheje cyane, ukagihindura atabizi, wanditswe mu gitabo cya Satani, urimo. Ndashaka kubyumva. Mbona umukuru nyiribihe bingahe byose araje aricara, bisobanura ngo abishe ibihe bose. Isezerano wagiranye na mugenzi wawe ukaryica ubishaka, ukumva ntacyo bitwaye, wakagutelefona ugeze, naje mushinga ntahe, naje nakugezeho yemwe, ubu rwose ndi hano muri Centre Ville, naho uri mu Kayanza, naje rwose nakugezeho, naje batiraho uhagaze aho ndaje. Umuntu agahagarara kugeza igihe agomba kwitura hasi kubera ko ananiwe guhagarara. Igihe cyose mwapfushije ubusa, reka mabwire abadivantiste, igihe cyose mwapfushije ubusa muzatangara nimubona Imana ikizanye mu rubanza. Ibihe mwagiye murafata umwanya wo gupfusha ubusa, ukumva ntacyo bitwaye, baguhaye akazi, ugomba kuza kubaka, kwihagararira hafi y'amabuye n'umucanga, ukifatira mu mufuka, ukavugiriza, ukumva ugashira, hari utuntu baje bashira mu matwi, ugashiramo twatuntu two muri telefone, ugashiramo twa ekuteri mu matwi, ukumva ibitagira umumaro, inshingano yawe iri hariya. Abarimu bigisha ugasanga bari mu bice bihagaze hariya, bari mu nkuru, mwumvise ibyabaye mu mugambwe naka, ibyabaye mu mugambwe, ibyabaye mu migambwe, abana hariya bari kubara imibare, rimwe babuze mwarimu, are rimwe. Abarimu bazatangara, abacuruzi muzatangara, mwebwe muvuga muti twarakize, twararangije, twaracuruje, tugura amamodoka, hasigaye ni ukwambara amarinete ya zahabu n'intebe zizenguruka. Umukiriya akaza ati nyabuna iriya sahane nangahe, weho alo okay, none rero madam ubwire wa mukobwa ategure za mboga neza, ashake n'ibyamwa. Umuntu ahagaze imbere yawe ashingiye ku nshingano yakuzanyaho, aje kugusaba icyo uzejwe kumuha, nawe uri kuri telefone ubutahava. Haza umukuru nyiribihe byose aricara, ibihe mwishe, ibihe mwononye n'ibya Yesu umwana w'Imana azaza muzisobanura. Muri mwe ntawe unshira urubanza kubijyanye n'igihe kugeza kuri uyu mwanya nshoje, nta numwe, no one. Ntawe unshira urubanza no ku munota umwe, nto wabishobora. Ni wanje nuko mbameze, ntabwo naje kubyigira hani Bujumbura, ni wanje no kwitorero mbaho. Ubu nanje ndi umukuru w'itorero aho mba, nuko biri. Isaha nahanye na madamu yo gutaha niyo, iyo hagize ikiyirogoya ndamutelefona nti nkuye n'ikimpagarika, wihangane ndaje, kandi kimpagariki yaha no kuri iyi saha. Ibyo ndabwiriza arabizi, namaze kumubwira ibyo ndabwiriza, kandi namaze kumenya uko bari kwitegura isabato. Bunamubajije ukuntu we n'abana bari kwitegura isabato. Isaha yageze dusanzwe duteguraho porogaramu z'isabato, ndamuhamagara ngo aho imuhira bimeze bite.
ati nta kibazo, ni tayari, ibintu biri kugenda neza, abana bavuye ku ishure, ibintu biri kuringanizwa, utuntu tujya mu gahunda, mu kanya izuba ritararenga abana barerekera mu rusengero bose. Haza umukuru nyiribihe byose aricara. Iyo nsomye aya magambo, impamvu nivanze aho ngaho nuko n'igihe kizaza mu rubanza bavandimwe, bya bihe mwaryamye mu gitondo, iyi matora nayiguze ejo, reka manze nyumve, madame tondavamo ntwaye amahera menshi, tondavamo rwose. Icyo gihe nacyo muzakiriha. Imana izakubaza uko wapfushije ubusa izina rye. Yitwa Uwiteka, umukuru nyiribihe byose. Na Satani yaje kwivanga mu gihe Imana iramwangira. Ibintu byashyizwe mu buhanuzi, muje mubyitondera. Imana ifite impamvu yabyandikishije hano. Uyu mukuru nyiribihe byose amaze kwicara, baratubwira ngo imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro ugurumana, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza. Baramukoreraga, kandi ibihumbi 10, ukubye ibihumbi 10 bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, kandi ntibashinga imanza gusa, ahubwo babumbura igitabo. Ibitabo birabumburwa, Imana ngo isome, Yesu ngo asomere umuntu wese ibimwumvise. Iki gihe nambutse imipaka, ngasiga umugore n'abana, ngasiga igihugu cyanje nkunda, byanditswe mu gitabo kiri mu ijuru, aho izina ryawe ryanditse. Ibyo navuze byose, ibyo nakoze byose byanditsemo. Iki gitabo Yesu amaze kukibumbura, bakimushyira imbere ngo basome ibyari birimo. Buri zina ry'umuntu ngo ryanditswe nk'uko riri koko. Izina ry'umuntu ryanditswe nk'uko riri koko, nta rujijo, nta witiranwa n'undi. Bazahamagara izina ry'umuntu, nubwo mu isi mwaba mufite amazina yitiranwa, hari ibimenyetso bibatandukanya. Uko umuntu yitwa koko, izina rye ryanditswe muri icyo gitabo. N'ibyo yakoze byose byanditswemo, n'ibyo wibagiwe birimo, n'ibyo utekereza bikakugora birimo, byanditswe muri icyo gitabo. Ngo marayika wandika ntiyigeze asobwa mu kwandika inyuguti y'ibyakubayeho byose. Ibyo wakoze, ibyo wumvise, ibyo wananiwe gukora, byose byanditswemo. Umuntu wese bamucira urubanza bakurikije ibyanditswe muri kiriya gitabo. Umva uko uyu mwami yaraje, imbere ye hatembaga umuriro. Uko yarasa n'umusatsi we n'intebe ye yari ifite inziga ziri kwaka umuriro, byari bikomeye. Kumwihisha yarakureba, yarebaga umuntu wese ibimurimo. Rya jisho yarebye Abayuda igihe bagiye kwica wa mugore, bagiye kumutera amabuye. Yesu ati, bamuzanye bati mwigisha, bari bavuze bati uyu munsi Yesu twamushoboye, ntaradukira. Twafashe umusambanyi kazi tugiye kumumujyanira. Umutego Satani yateze Uwiteka kera, nawe nababwiye, niwe n'Abayuda bari bakoresheje. Uyu mugore rero niwe turahindura urwenzo, twamufasha asambana. Nitumumugezaho rero akavuga ati nimumutera amabuye mumwice, turahita tuja kuri Kayisari tuti wa muntu yamaze abaturage bawe bwana Kayisari. Turaja kwa Kayisari tuti yatangiye kurimbura abantu. Inama ja kabiri, none se natubwira ngo tumureke? Okay, natubwira ngo tumureke, turagenda mu batambyi tubabwira ko yakuyeho amategeko ya Mose. Ndarabura aho habiri hombi, arabura, turamufasha. Maze baza bamukuruye, umugore baramuzana, bari gukurura, umugore baramuzana, barakurura, umugore barakurura, bose bakanuye amaso, bose bafite amabuye, bose barakaye, ibintu byakomeye.
nuko bari kwahagira databuja twamwifatiye, noneho rwose nta gushakisha, twamwifatiye aryamanye n'umugabo. kandi umva bari bazanye umugore gusa, umugabo bagenje bate, turamuzanye twamwifatiye, ibimenyetso byose turabifite, umugore nawe yahahamutse. ayi reba abo bantu bamuzanye bose bafite amabuye, wese afite ibuye, abantu 500 bafite amabuye. Yesu arabareba, barakuzanye madamu, bamuhagarika nka hariya imbere ya Yesu, maze umwe mu batambyi mu bihangange ati rero nyagasane databuja nkuko amategeko ya Mose yabivuze, aratubwira yuko umuntu wafashwe akora iki cyaha cy'ubusambanyi tugomba kumwicisha amabuye. none wowe urabivuga iki, tumwice? Yesu ati akwiye gupfa rwose, ariko turebe uko bigiye kugenda. Arabihorera, nuko afata ikaramu yo mu ijuru aratangira isi ayihindura. Yesu yaravuze ngo isi nzayihindura umuhamya wo guhamya ibyanyu, maze afata isi ayihindura igitabo. ayihindura igiki? maze urutoke rwanditse amategeko 10 rwandika hasi. rwa rutoke rwanditse amategeko nirwo yandikishije. ekute, rwa rutoke yandikishije iki? amategeko. ari kwandika kwibuye, arongera yandika hasi. areba mu maso witwa Atanazi. Yes, Atanazi. wowe ejo ku isaha niyi uyu mugore mwahuriye hanaha umusaba ko musambana mu buri gihe, kandi arakwangira, amafaranga yawe aba make, abaye make uragenda. imwe mu mpamvu yatumye umuzana niyi irimo. Atanazi asomye asanga niko byabaye ko katiye atiye uwabaye amwihoreye. uwa kabiri Alphonse, wewe Alphonse, kuko Yesu yamurebaga agahinguranya biri mu mutima imbere, agasoma uko byanditse rwose. n'uwo mugabo ati ndinjugezweho, ikamba Yesu kwiri kwandika bikajana n'umutima we, ati ni gitangaza, ati ndapfuye tu. Yesu ati rero ariko reka mabwire, yababwiye ari kwandika, atumva mbabwire uyu mugore dukwe umutera amabuye, ariko utari wakora icyaha ari we ubanza kumutera ibuye. ngaho amaze kwandika abagabo 4 5, uwa mbere yirutse, uwari ingorokoro mu bandi kabuhari we ikibuye cyamucitse ariruka. Alphonse nawe amaze gusoma tikarabaye abaho aranyerera. Atanazi we aranyerera, suko bari bangana, hadasigaye n'umwe. ya mabuye yagiye agwa mu nzira, nuko umugore ibicuro byabiri kumurya umubiri wose. umubiri wose wariho wumva ahantu baratera amabuye ni hehe. yarategereje icyo Yesu agiye kuvuga. ibyo yari kwandika ntera byitayeho, ntera ari gusoma. buryo umuntu wageze mu bigeragezo ntashobora gusoma. yarategereje urugiye kumubaho. Yesu yumva ituze ryagarutse, yasigaranye n'umunyabyaha w'umusambanyikazi. abicanyi barageye, nuko arubura abaza wa mugore atari ko ubundi se madamu ko je narindi kwandika ba bantu bari bagukikije bari hehe? ati databuja ntabwo nziyo bagiye naje, bagiye batakwishe. ati basize batanyishe, ndateka baguciriyeho. ati nukuri ntaryo bandi banciriyeho, nabonye bagiye umwe urusorongo wanyuma ngo waraminutse. rero madamu nanje ntabwo ndaguciraho iteka, nguhaye uburenganzira bakurikira, genda, ariko ntuzongere gukora icyaha utazacirwaho iteka rirenze irya mbere. ndababwira ngo ayo maso Yesu yarebesheje abo bayuda niyo azaba ari kurebesha iyi nteko y'abantu ihagaze imbere ye. azakureba ibyawe byose, ye baba we ubone biranditse we. uyu ni njyewe rwose. umunsi umwe mama yatetse ibihaza n'ibishyimbo. atetse ibihaza, amaze guteka aratetse, nuko nta kundi ibihaza birashya. bimaze gushya aratubwira, tumva abana banjye, reka rero mutegereze, ubu ngiye ku kazi, ngiye kureba abakozi, ngiye kubana nabo.
ndaza kubagaburira saa sita, ariko nje gufata ibyo kurya by'abakozi. Muri kunyumva? Turi kukumva. Sawa. Muri hano ku rugo? Abaragiye. Tubaho ngaho. Tubaho. Sinzi uko mukuru wanje yagiye kwigiye mzemba. Nyuma mukanya ngiye kubona mbona sohokanye gihaza. Ari kukirya. Ndi yantanzemo we, yantanzemo. Are! Nanje mba nasimbutse. Ni mu nkono ndahayobewe se. Ni imyungu, nanje mba nashinguye ikiyungu, ni ikiyungu. Ni umwungu. Umwungu mba nawusumiye. Nanje mba ndawuriye. Mukuru wanje abonye nawusohokanye. Umwungu ndawuriye. Ati yagiyeyo. Nawe asubirayo. Azana umwungu abarawuriye. Ntebe igitangazo. Nanje asubirayo mba ndawuzaye, mba ndawuriye. Imyungu turayakukanwa. Nagiye kuja mu bwa nyuma nsanga umwungu wa nyuma yawujaye. Ntabwo nari kwa ndavunduramo hasi, wapi nsanga hasigaye iminzuzi z'imyungu n'ibishimba gusa. Ndavundura ndaheba nzoka ndi kugomba kurira ni wangi cucu gusa kirabimaze. Saa sita ziba zirageze. Nyir'imyungu abagenje ate? Abaraje. Hazaza umukuru nyir'ibihe byose. Ntabwo hazaza nyir'imyungu. Noneho hazaza umukuru nyir'iki? Hazaza nyir'ibihe byose nshuti. Nuko asanga turaho ariko amabondo ni nk'ay'ihene. Twariye imyungu rwose nta kibazo dufite. Mama aje mu nzu afata icyo akoresha ngo afate ibyo kurya ajyanira abakozi, agiye kureba mu nkono. Arasimbiza ngo arebe munsi imyungu, wapi? Abararakaye. We, muvayo hano. Ninde wangiriye mu nkono? Muvandimwe wanje ati umva njewe kuva wavaha sinigeze ndeba no mu nzu rwose. Mama arandeba ati aho si wowe? Ndumva njeweho mbonyuje niho ngarutse hano hoze hirya. Sawa. Imyungu uwayiriye aragaragara. Uwariye imyungu aragaragara. Mbabajwe nuko ibikoresho ngiye kuvuga by'iwacu mu Rwanda mutarabyumva, mumfashe abakizi muje musobanurira abantu banyu. Mama ati muvayo hano muhagarara hangaha. Duhagarara imbere ye. Yarakaye kandi. Wandiriye imyungu niba atari mwebwe ajye kugaragara. Asa n'ikirago. Ni ikirago ashira imbere ye. Ashiraho akarago gatoya kitwa umuce. Ni umuce ashiraho. Azana urusyo za kera zibuye. Mu rwita urusyo ashiraho. Azana ingasire. Murayizi? Ashiraho. Azana umwuko. Murawuzi? Ashinga iburyo. Awushinga nkaha. Azana umudaho. Murawuzi? Ashinga ibumoso. Hasigaye nawe arapfukama. Ubwo rero turi kureba gusa ibyari gukora. Ibi ni ibiki? Katurebe. Umwuko hano. Umudaho hano. Ingasire n'urusyo hano. Maze mama yegura yangasire hahandi hasya hakuba haba hari ifu yahasigaye, atera kashe y'ifu mu ruhanga rwe. Arongera ingasire ayisubiza ku rusyo. Arapfuka amarera aratureba.
muntege amatwi mwumve. Aratangira ati umva wa rusyo we, nirwo ari kubwira, wa rusyo we nawe wangasire we, ni mwebwe musya babana bakarya bakanywa. Wa mwuko we, ni wowe nkoresha umutsima ngashigisha igikoma bakanywa bakarya. Wa mudaho we, ni wowe ndahisha nkabahereza nkarura ngashira ku masahane yabo bakarya. Kandi wa ruhanga we, ni wowe wababyaye. None aba bana bavuze ko batariye ibihaza, imyungu yanje sibo bayiriye. None murabarebe bagiye kunyura hagati aha, umwana uratambuka akaba atariye imyungu yanje, utigeze abanyuraho agiye mu nkono. Uwo niba mutamubonye mumwihorere, agiye gutambuka aze arigate iyi fu iri mu gahanga kanje. Uru ruhanga nirutamufata, umwuko ntumufate, umudaho ntugufate, uru rusyo ntirugufate, urabutariye imyungu. Ngaho rero umwana utagiye mu nkono, ngaho nanyure maze nimutambuke muze, ngaho nimuze ubwo mutagiye mu nkono. Hey, tukishima mu muti. Wareba urusyo ukabona ruri kureba, ko rwambonye, ko narunyuzeho kenshi mfite imyungu. Wareba umudaho, ye baba we, wareba umwuko ndashize we. Uwiteka azareba abanyabyaha bibwira ibyaha byabo, ntazasobwa, ntawe uzamuryarya, ntawe uzamuriganya, ntawe uzamwihisha, ntawe uzakoresha ubuhanga, nta mutera mbabazi. Hari abatera mbabazi, hari abacamanza bo ku isi hano bitwa ngo ni abanyakuri. Kera abacamanza b'iwacu baje bakuburanisha urubanza, nuko uwo bareze bakamukubita ingingo, akumva agiye gutsindwa, bakamukubita ingingo. Naho wa undi kuburana bati we ntabwo usobanura izo ngingo bakubajije. Bwanajije perezida agashira amaboko nkaha, bwanajije perezida naho ari kumwereka kazamuye inka y'ingweba. Bwanajije perezida, iyo ni inka ari kumwereka ifite amahembe abiri. Noneho bwanajije perezida yabona iyo ngweba agatangira agahindukirira wa wundi ati niko sha, ati ibyo wavuze byose nukuri, ni ingingo ze hari byo ntumvise neza, akabizambaguza kongera akabitanisha akabijaniriya. Yesu we nta nka y'ingweba uzamwereka, nta etaje yawe azaba yitayeho, amashuri wize, igifaransa cawe kizasigara ku isi, ubuterambabazi bwawe, ubupfubyi bwawe, ubupfakazi bwawe. Nayo ndi umupfakazi mwami, uzabona ubuhamya bw'abapfakazi bamaze imyaka 80 bapfakaye, babyaye akana kamwe, bakongera bakamara imyaka 80 bari mu nzu y'Uwiteka. Uzabona abahamya benshi, ntabwo ushobora kuzabona ukuvuga. Isomo ryacu risoza umubwiriza igice cya 12 uhere ku murongo wa 13. Umubwiriza 12 murongo wa 13. Umubwiriza 12 murongo wa 13. Ntumbaze uti amaherezo y'imyungu byabaye bite? Twese twaramwaye dutsindwa n'urubanza. Urusyo rwaraturebye turatsindwa, umwuko waraturebye turatsindwa, uruhanga rwa mama rwaraturebye turatsindwa. Umusiguzi, muvuga umusiguzi, mushaka umusiguzi. Yo ningire nti shaka umusiguzi, ariko ubwo se bwa ntimwari mwamwumvise. Byose byagenje bite?
soma wumve. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, umurongo wa 13. Umusiguzi 12, uhereye ku murongo wa 13. Byose byarumvise. Ndunduro y'ijambo nshuti, closing. Turafunitse, kandi magambo mfite. Ibyo nagomba kuvugira i Bujumbura mu rwego rw'aya mavuna nibyo birashoje. Byose byarumviswe. Ntabwo nagize ico nikenga kubabwira. Reka nje namwe ubushuti bwanyu buzashingire ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Reka tuzuba ku rufatiro ruzahoraho. Shuti, ubushuti bw'isi burarangira. Ubushuti bw'isi twakora bwarangira. Nakwishimira ko mwaba inshuti z'iteka ryose tuzahurira no hirya y'izuba. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumviswe. Nanyuze mu nzira zose, naciye imigani, naraganiriye, narahuguye, narashubije, naravunitse, nararwaye, naracogoye, ariko byose byarumviswe. Ndashima Yesu ko byose byumviswe. Ibyo nagombaga kuvuga ntabwo ubutumwa burangiye, imbere burahari. Ibyo nagombaga kuvuga nibyo bigeze ku musozo, ariko mu mitima yanyu ntibikagere ku musozo iteka, ahubwo nibyo wa ku rufatiro ruzakugeza iwawe. Byose byarumviswe. Ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. N'igihishwe cyose, ari icyiza ari n'ikibi inshuti. Kandi ubwire byose byarumviswe. Interuro ya byose iravuga ngo wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko nanone Imana izazana umurimo wose. Ndashaka kumva ijambo rivuga ngo umuntu wese, umurimo wose, umuntu wese, umurimo wose. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kote ya hano mwese, imirimo yanyu iri hariya, niyo yuzuye hariya, kuko umurimo wose, umurimo wose bisobanura ngo ibyo bariya bose bakoze bizazanwa mu manza. Biranditse ngo n'igihishwe cyose, n'igihishwe cyose, ari icyiza ari n'ikibi. Nshuti, abantu bazi guhisha ibyaha kabisa. Tuzi, niba hari ikintu tuzi neza, umwana w'umuntu no guhisha ibyaha, ukabihisha rwose. Iwacu turavuga ngo kwigira inyoni nyinshi. Inyoni zibaye nyinshi rero zose ziri gusimbuka ngara kumbuga bo inyoni neya haniyihe ko mbona amatoto y'inyoni ni wa mwanya nimwe niyihe ihaneye. Zose rero twaze turi inyoni. Kwari inyoni nyinshi se wamenya ari yihe yabikoze mubyeyi? To twabimenye ukigira inyoni nyinshi. Yesu we nta nyoni nyinshi agira, arakuze. Utaravuka yarakuze, n'icyo gihe azaba kikuze, ntazibagirwa. Isi yose n'abayiriho narasomye ngo nagakarita gato cyane mu biganza bye, agasoma ku isogonda idashitse akaba yakarangije kose. Ntabwo afata igihe ngo ayiwe ngo ba Joseph bari hehe none ngo muhindura amapaje ngo bari ku paje akangahe ngo abamarika ni mumfashe ngo paje zarashaje ngo ni ibyakera ibidocumente ni ibyakera ngo muri computer ngo kirika turebe ngo reka turebe ngo bari hehe
ngo reka shwi. Narasomye ngo isi yose n'abayibayeho ni agakarita gato cyane kari mu kiganza cya nyir'ibihe byose. Agasoma isogonda idashitse akaba yakabonye kose uko gateye, agasoma ibindi. Afite ayandi masi menshi n'ibindi byaremwe byinshi. Ako gakarita agacishaho ijisho rimwe. Ariko narasomye ngo ku munsi w'isabato ako gakarita akitaho cyane, arakareba kose akakitegereza, akagaha umugisha, akakazunguza. Aka gakarita kuri uyu munsi nibuka ko ari wo munsi nari nkarangije we, akakiyegereza n'abarimo bose akabiyegereza. Ku munsi w'isabato we ni mumbe hafi bana banjye, ndibuka ko uyu munsi ari wo munsi nabanye namwe cyane. None se muranyibuka? Wibuke kweza umunsi w'isabato mwana wanjye, ntushobora kunyibuka? Ngwitayeho kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari cyiza ari n'ikibi. Nibajije impamvu kuki Yesu azazana ibyiza nabyo akabizana mu manza. Hari igihe abantu bakora ibyiza bafite impamvu y'ibibi, hari n'abakora ibibi bafite impamvu y'ibyiza. Nuko rwose madamu wasigaye wenyine turabizi, cyakora rwose humura turahari. Twarasigaye turahari. Ariko se muri iyi minsi se abana bari kubona agasabune se? Ubwo none agasabune kaboneka hehe se? Ko nyakwigendera yakubitaga hirya no hino akazana kanaka, none ubwo nkanije nyine ndafite uko nabigenza. Humura turahari. Yakwigendera yaradusize, twari inshuti ze. Hano hari icyereke shoze hano hari icyereke shoze, hari ka shoze, hari agashoze gatoya, aka kacyereke shoze. Mbega byari byose ni akantu gatoya, harimo agasabune n'amavuta, ariko umuntu yacaho n'akantu ko katike. Sawa. Uwo ari kugira neza, ari gufasha abapfakazi. Imfubyi yarazikunze, zasigaye zonyine, kandi ise na nyina mu gupfa basize amazu meza muri Kigali, basize amazu meza i Bujumbura, bayasize i Mwanza, bayasize muri Tanzania. Amazu meza y'imfubyi we, izi mfubyi wazitaho ni muzimpe nizanje nari tate wazo. Oya ntoye imfubyi ndazikomeraho, ahubwo muzanyicana nazo, naho niyo amazu zasigaranye, ahubwo bamara kuziguka zigambanira bakazica, gusigarana amazu. Imirimo myiza yose twakoze izaza mu rubanza, n'igihishwe cyose ari cyiza ari n'iki. Maze wa mupfakazi uherutse guha 15 ukongera ukamuha 20, ukamuhita ikizamugeza ku ibitoki, akagaruka ukamuhita ikimugejeje Dar es Salaam, akagaruka ukamushorera urushoro, ukamushingira butike hano mu mujyi. Imvura yagukaja kugamayo ni mugoroba, uti imvura yaguye madamu yabaye nyinshi, naho saro wicayemo niweho wayiguriye. Wayigera mu mugore ati se umugabo wiguriye saro aho ndi kwari we, ko nari hanye cyacu busambanyi se, ariko nese bunda muraza harya imvura ntabwo irahita. Arega umva, imvura ni inahita, imvura ni narangira, imikuko yo mu muhanda ahi Bujumbura nayo irabikaze. Abahaye n'ibibwa biri muri uyu mujyi rero bishobora kugutanyaguza. Ubundi ndarara harega, usundi ahangaha hari ubwoba ndeye. Ntabwo buteye naje ndabizi, ntabwo buteye kandi urabuteye. Ni umurimo mwiza twakoze wose uzaza. Hari abakora imirimo myiza bagambiriye gukora amatiku, icyo kizatuma imirimo yose n'umurimo wose ari cyiza ari n'ikibi bizaza. Nicyo twahishe. Shuti
tuzi guhisha ibyaha. Ushobora guhisha icyaha warabihishe, urabirya, urabirangiza, bija mu nda, birarangira ntawe ubizi, umeze utya. Inzu wayigiyemo birarangira ntawe ubizi, umeze utya. Imodoka uratwaye uri kuderivinga basi, perime washize aha ivuye mu buriganya sawa, diplome y'ingurano basi ushira. Twize muri iyo tuba tugiye ku ishure, diplome ngingi wagize nutewe. Twarize cyane bitangaje. Ujana amafaranga hariya baraguhereza, baracandika, urazana, uri muri ofisa sawa. Byose bizashirwa mu manza, uzisobanura ukuntu wahembwa amafaranga y'igihugu imyaka n'imyaka uri igisambu. Ngwayewe diplome we bari bayimpaye, abandi barize wowe uratirisha. Abakopezi bagiye bari ibizamini, hey marume niwe, tate niwe, musaza wanje niwe, uraburi ku bizamini akabinyereza akabiguha mu gitondo gakora ukabu wa mbere. Grande distinction. Bizaza. Iriya tariki zaza uzabireba, niba utaragiye muri Yesu ngakubere byose uzabibona. Cyaretse kwihisha muri Yesu gusa niho uzashobora gutsinda ibyo byose, kuko utari muri Yesu wese ntazabona urubanza yavuga imbere yako kaga n'akangaratete. Tuzi guhisha ibyaha, ingweto warazibye urazambara zirasaza ntibikimenyekana, ariko mu gitabo cy'Imana ziracari nshasha. Nitariki uzijana indoke zawe ziracariho, zikiracari nsha. Ibyo bitoki nazijanye da nto bari kundeba. Nabaga ndi mu misa niceranye n'umugaturika mugenzi wanje, igiceri kikamucika, yararakigura itabi. Maze asike cyamucikira mu misa, yewe we nkaba ndagikandagiye. Agikandagira akamara agashaka hasi, agashaka hirya, ndaje kamufasha gushaka. Bikiguye handi hengeziriya. Urani yakiri igiti agahengeza yo ngakurura nja, kagikurura monje haciyegereza cyane. Nkabona hari ahantu nagikuruye maze kiba kihashize umukuku, werekana ko hari igiceri ndongera ndahakurura ndahazimanga. Dokasigaye igiceri nkagikandaye, ariko wewe uri gushakashaka ibiceri. Buriya rero igiceri kiguye muri aya mabuye nturakibona. Cyihorere agashaka kikamubabaza gahaguruka we. Nuko akongera kicara. Ngashaka uko ndagikora munsi y'inkweto nkamucunga. Nkamureba. Ngashora intoki boro nguri kwishima. Haja kwishima bese ngo ngoremo nkabona ari guhindura ijo ngo harebe nkishima nkaharoreye ngirorere. Ibyo byose Yesu yarabibonaga we. Byose arabizi. Nta kimusoba. Umugabo umwe yongeye gusorezaho. Uyu mugabo yari afite umugore mubi. Nshuti, abagore babi babaho. Babi. Abagore babi. Umugore w'ikigande rwose akakunanira pe. Ukamanuka ugahagarara akicara, wakwicara agahagarara. Wavuga agahora, wahora akavuga. Ukazamuka akamanuka. Waryama agahagarara, wahagarara akaryama. Wose mubi. Aramunanira rero umugabo. Umugabo ati nzakugira nte wa mugore we ashaka inzira zamukora biranga. Umugore akaza yasize ati njewe umukobwa wa nakansange ibintu bimeze neza wakagabo we. Hey! Wa mugabo ati ngo waraje ndagira nte we. Aramunanira nabandi bagabo bane ko yamunaniye beba birebire. Afata icemeza c'ubugoryi. Ragenda agura umusumari wa santimetero 15. Ashaka n'agafuni. Araza abishira hano ku musego aho baryama we n'umugore we. Ashira musi y'ibisaswa. Aho umugore aziye rero ari kwiyamira. Hey! Ndaje rero ndaje uyu munsi ntabwo urasinzira ye. Umugabo ati nyabuna ngwino. Oya wimbwira.
tumbwire nyawe nihanga naje aramuzambaguza ariko kuko umugabo yarazi umugambi arihorera. Umugore wasinze rero ahubwo rakanje no kwiryamira nibyo watetse sinda birya maze nanje ndebe. Umugore aragenda no mu gitanda ngo abarasinziye we abaragonye we. Umugabo waryamiye amajanja ashinga inkokora ari kumviriza, yumva umugore yasinziye byarangiye, yumviriza mu gitanda y'abana baryamye nabo basinziye, ati isaha yanje irageze. Afata ya nyundo kagafuni, afata na wa musumari, arabariranya mu mutwe hagati mu bwonko santimetero 15. Umugore yabira rimwe. Umusumari uragenda we, unyuramo imbere imbere mu muhogo ntiwahinguka inyuma kwisha mambo. Umugore arirambura barapfuye. Umugore barapfuye. Umugabo arareba kagasumari kagofero kasige agatwikiza imisatsi y'umudamu. Ya mitsatsi yanyu miremire myiza y'igitangaza. Arabindika neza ararambika. Nuko wa mugabo abonye birarangiye neza. Abaratangiye atayiwe, ati yewe we, ati bibaye bitewe, ati uyu mugore abaje, ati bana mwe ni mu ntabara, abana batubaye iki papa, ati nyoka arancitse we, ataratabaje rimwe none sinza kandi agasonga karamwishe we, munzanira amazi tumusukeho. Bazana amazi barasuka biranga, isarihirika ati yororororororo unsize hewe ayunsigaye ayunsize ari kurenga ararira birakomera, ararira birakomera, induru ziravuga, abaturanyi baraza, muhumure mukomere, atoya yewe oya we yaraje ari muzima sinzi ibyo bamuhaye yewe, aho yahoze ku kabare sinzi ibyo bamukoreye we, anshitse araho bati bibaye bite, atarahagurutse ataravuga ngo arabira rimwe, ati ngiye gufata nsanga birarangiye we, ati ndagira nde. Bati humura komera, baraza barareba bati byarangiye, nta no kwirigura jana kwa muganga byarangiye byarangiye sigaye hewe sigaye he ayi nubwo wasindaga ko wari uwanje nzakura he undi nkawe Karuru kagera kwa sebukwe baramube baraza, kwa sebukwe baraza, imiryango yose iraza, basanga umugabo amaso yatukuye, bati humura atoya nanje ndajana nawe sinana gusigara ha kwisi ubwo baragenda baracukura bazana amasanduka, isanduka barashingura, barambikamo umudamu, bagiye gushingura hasi. Umugabo ati mureke nje mu ngende, aho nsigaye ntaho, ubu se nsigaye he, bati nyabuna mumufate, agahinda kamwishe. Abandi bagabo baramufata, bati hangane munywanyi, komera atoya we nsigaye he, mureke nanje ngende, nanje nimunshiremo, ntabwo nasigara mwisi. Bati nyabuna murebe ukuntu yamukundaga we, ari kwemera ngo aya bagabo bo muri iki gihe ntibagira urukundo we, murebe uriya mugabo ukuntu yakundaga umugore we, ari gushaka kuja mumva nawe, nta mugabo twari twabona ufite urukundo nka ruriya. Basi kwisha mambo, umugore barashingura baratwikira birarangira, baramuyagira baramusura baramuhenda komera baramukomeza. Niko bigenda niko rwose niko bigenda nuko bimeze. Sawa, umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira. Handi bagabo bati mugabo ntuzaba wenyine. Mu mwaka wa gatatu azana umugore wa wundi, umwaka wa kane barabyara, hikubita mu mwaka wa gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi, 11, 12. Mu mwaka wa 12 kandi ni
icyo wakoze n'igihishwe cyose kizaza ahagaragara. Mu mwaka wa 12 inshuti ibibazo biravuka muri icyo gihugu. Sindavuga izina ry'icyo gihugu. Muri icyo gihugu haza abanyamahanga bakorana amasezerano n'icyo gihugu ko bagiye gukora imihanda, bagasatura imihanda, barapima, abashinzwe imihanda barapanura imihanda miremire yahuranije igihugu, banyura mu misozi migufi n'imiremire barapima, maze igipimo cy'umuhanda w'abazungu kiraza kinyura hejuru y'isanduku, hejuru aho bacukuye bakagera hasi cyane. Igipimo kinyura, maze umuhanda asigaramo hagati. Umunsi umwe imashini ziraza zirasenya imisozi, zirarigita hasi, zirasenya amabuye, intambi ziraturika, ibintu birakomera, imihanda barayirambura. Maze abakozi bahagaze hariya, abazungu bahagaze hariya, abakozi bahagaze hariya, iki mashini kiri guterura ibintu, kiri kuvoma, kirasuka hariya, kiri guhenura. Babona ceguye uruntu rufatanye, uruko atarurubuye se kirahenura, biba birasambutse. Babona ni igisanduku cabuze. Murarebe cyo ni iki mashini hiritse, murebe neza, barahengeza. Batuye n'umuntu wapfiriya. Uyu n'umuntu imashini itabuye bahambye. Dore ntabwo ureba se ari amagufa asa y'ibirenge, aya magufa asa y'amaguru, aya magufa so y'umugo n'umuntu da. Dore n'umutwe, ureba se n'umutwe se nguyu, dore n'agahanga ngaka. Abazungu baraza baritegereza, bahuye n'umuntu rwose. Leta bigenze dute? Mushake noneho aho imashini zongera gucukura, twongere tumufurebe, tumusubize hasi ariko hirya h'umuhanda utari. Undi arahengeje atari ko rero, tariko iyi mpanga ye kirande giki kirimo. Baza so umusumari bakozaho ikindi cuma, bumva n'umusumari. Uyu muntu yapfuye bamuteye umusumari mu mutwe, n'uyu musumari wamwisha. Yiswa n'umusumari. Abandi nguki abaturanyi ba ariko mutubwire bantu mutuye muri bihande, umuntu mwashinguye hanini. Abantu b'abakozi barareba batariko rero ahangaha dukurikije kuri kiriya giti na kiriya, ahangaha niho twashinguye wa mugore wa naka, na uyu niwe rwose. Ndureba se dore ni aha niho niwe rwose, uyu niwe. Yapfuye atese byo twibuka, baraduhamagaye ngo yapfuye gusa ntabwo tuzi byabaye. None ko yishwa n'umusuma, ko ibi leta yabivuzeho iki? Mwe muretse kumushingura tubaze twumva icyo leta yabivuzeho. Bahamagara ushinzwe ako karere, bahamagara abashinzwe ako gacimbiri, bahamagara abashinzwe ako kantu. Uyu muntu mwashinguye aha muzi byamwishe, bati no twashinguye nyina naka mukanaka hashize n'igihe kirekire, imyaka isaga 10, ariko ntabwo tuzi cyamwishe kuba yapfuye mu buryo tubutazwi. Bwakiye mu gitondo yapfuye. Abamwe bari bahoranye no ku kabari, ariko mu gitondo barashingura batugura ko yapfuye batazi kimwishe. No, umugabo wari hehe nyirawe ntaho tuzi yari uyu munsi, ariko aracyariho. Ni bande bazi yari? Bamwe batumva turaturanye. Twasize agiye iramwe isambuye epfo, hari mu mwonga hasi, ari gukura amateke yo kujyana ku isoko we n'umudamu we. Barepfa mu mateke ngwe. No. Yishwe n'umusumari. Ninde wamuteye umusumari uyu muntu? Bati birashoboka ko ari umugabo we, kuko nta kindi yatubwiye. Sawa, mufate kari agahanga mushire muri ambaraje tugende. Polisi, abapolisi baje, abasirikare baje, abategetsi baje, ibintu byakomeye, muje kudushakira uwo muginga ari hehe? Abamubonye muze tugende, ahari ndahaza n'ubu mukanya nimunyuze. Baragiye barakasa amakorosi hare, bageze ku musozi, bati nguriya hasi, daruriya nguriya we n'umugore we kabarira hasi mu mwonga.
bari gukura amateke yo kujyana ku isoko, nta kindi kirabikiza turajyayo. Wa mugabo nawe agiye kureba hejuru ku musozi abona hari abagabo benshi, harimo n'abatwari n'abazungu bakoresha imihanda, ariko bareba ari guhamagara madamu, niko madamu abakozi bo ku mihanda b'abazungu bose batembeye ino se nino bageragayo baraje, ariko umenya bari kuza ino gaye nino se bagiye kuhakora umuhanda, se banyihereye akazi, se hagiye kwishwa n'ubushomeri bari gukora ino, akabona bari gutunga intoki ngo nguriya abona barururutse baki bataramugeraho, ubwo afite amatsiko, aba bari kujya hehe, abona umupolisi ahagarara hariya, undi ahagaze hariya, imbunda barazibirinduye, nibiki bamugezeho abashinzwe umutekano, we ni wewe witwa naka? Ati ni njyewe bayobozi, ni njyewe witwa ko. Sawa, wavutse ryari muhe mwaka? Igihe navukiye ntabwo abo byari byose arasobanura. Okay. Ufite abagore bangahe? Ufite umugore umwe. Ari he? N'uyu muri kumwe. Ni we wa mbere? Okay, ntabwo ari we wa mbere, hariyo byose. Undi ntabwo akiriho. Yagiye hehe? Yarapfuye n'abatware se bayobozi ntimubizi. Abo batware ntibabizi ko yapfuye. Okay, yarapfuye. Yishwe n'iki? Mva, okay. Uburwayi bubaho, yarwagiza cyararwara, arapfa nyine nkuko abandi bapfa. Tubwire, yapfuye arwaye, yagiye kwa muganga, byagenze bite? Byari byo byose, ntabwo twagiye kwa muganga, yaje avuye ahantu, cyakora aza atameze neza, cyakora mu gihe gitoya uburwayi buramujyana, nako kanya ntabwo twarinze kujya ku bitaro. None se niba utazi cyamwishe, waba wowe ufite ambaraje, yizane hano, abaraje hagarara imbere, arafungura turebe. None niba utazi cishe umugore wawe, wabasha kutubwira ibintu biri muri iyi shashi? Ati muri iyi shashi harimo ibiki? Rebamo. Agiye kurebamo asangamo wa musumari wa santimetero 15. Aba yibutse umugore we yicishije umusumari. Dusobanurire ko watubwiye kutazicisha umugore wawe, ko ahantu mwamushinguye, ko amatracteur yacukuye tukasangamo isanduku irimo umuntu wapfuye, ko batubwiye ko ari umudamu wawe wahahambwe. None wadusobanurira iby'icyo kiri muri ambaraje? Batware mbese nyine batware bega batware bayobozi batware tubwire neza, uwo musumari ninde wawicishije uyu mugore, ko ari weho mwari kumwe iryo joro? Watusobanurira cyakora nabi sobanura ko byagenze. Batware iyobozi, mbega ntabwo twumvikanaga, mbese batware, mbese nuko batware. Ntabwo imbere y'Imana umuntu wese niyere kwibye nibyo wahishe. Iyo simvugo y'umuntu w'Imana, keretse abihishe mu maraso ya Yesu bonyine nibo batazatengura. Utagira ukuri wese ubwongo ntibugira ijambo. Imbere ya Yesu ntawe uzavuga amagambo, keretse abemeye ibyabereye Karuvari, bihishe munsi y'ububasha bw'ikiganza cy'uwababambiwe, nibo bazabasha gutsinda urugamba.
Yesu araguhamagara muri uyu mugoroba ngo akubere umwishingizi. Ibyaha byawe n'ibyo wakoze n'ibyo wahishe ubimubwire ku mugaragaro, umwerurire uti data ubu nje ukonde, ukonje nuko ibyaha byanje nibi, nangije ibintu, nahemukiye abantu, najambaguje ibi nibi, nahemukiye ibi nibi, none Mana nihishe munsi y'imbabazi zawe, ndashaka kumbabarira. Abo bemeye gushira ububasha ibyaha byabo, intege nke zabo bakazishyira munsi y'ububasha bw'ibyabereye Karuvari, nibo bonyine Yesu azababwira ati mwebwe abankurikiye nimuze muragwe bwa bwami, narabatsindishirije rwose, nabahaye ubugingo busha, nabejeje mukiri ku isi, narabatunganije. Muri uyu mugoroba, muri uru rubanza, nta wundi uzatuhagararira keretse Yesu umwana w'Imana wenyine. Bangahe bavuga bati ibyaha byacu, intege nke zacu, ibyo twibwira byose, ibyo twananiwe byose tubyeguriye munsi y'ibyabereye Karuvari, ibyo Yesu yadukoreye. Mana twakire, mubihamisha ibiganza byanyu, mubishire hejuru, abarebe areba imitima yacu, aduhindura ibyaremwe bisha, atwezesha ukuri kw'ijambo rye, adutunganye, kuko byose byamaze kumvikana imbere mu matwi yacu, mu izina rya Yesu.